bishaka Tojeni ndamuzi yahanuriye Mutesa mubwira atari Imana ibatumye ahubwo bashaka kurya hiti ariko rero izo hiti zirabapfanye kuko igihe cyabarangiranye Imana irabazi kubera iki uvuga ko kibarangira nuko bababaje Imana bayibabaje bate kubera kuvuga ibyo itabatumye ndetse kandi barangiza bakabigerekaho ubusambanyi uzi ubusambanyi buri mu bahanuzi nibwo bwanukiye Imana bugiye gutuma Imana ibateza ibibazo kandi ntawe bazabihungira ntawe nitayeho bahuye n'akaga kandi gakomeye barabikora ikabareka bamaze igihe babikora niko Zaburi ivuga 50:21 urabikora nkabareka mukagira ngo mpangwe nawe ariko nzabahana mbishyira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana rero mwangwe narayemeye ariko kandi aza kwivanga yarivanze buriya nicyo yazize rero Imana yigukundira gucyaha Imana ibonye ari mu kubivangavangira mu cyaha rero nta kindi azira n'Imana n'Imana azira yaramucyashye kandi wagira amahirwe yacyaho buri umuntu Imana ikundira mu cyaha bano bantu bari mu gukora izangwa n'Uwiteka bagize amahirwe nk'aho Yongo yagize baba ari abanyamahirwe ubwo bantu ntibabyumva nabi bakavuga ati Yongo yagize amahirwe kuko yafunzwe kuko yacyashwe n'Imana nicyo kigaragaza ko ari umunyabugingo abantu z'ibinyoma abantu bazirarira bakunda impiya ariko bene abo ngabo muze mubatera umugongo Imana ikeneye ko bene abo batera umugongo kuri abagenda inyuma kubera iki kandi baramaze kuyoba nurangara nawe uzorimbuka kandi Imana yakurebaga ikakwishimira mureke kubiruka inyuma bene abo ngabo ntambuto bagira tuzabona ku mbuto zabo nimba hano urugasambana turi umuhanuzi w'Uwiteka ahubwo uri intumwa y'ikinyoma umwuka ukoresha ntabwo ari Uwiteka ahubwo ni umwuka wa Satani watuye muri wowe umwana w'Imana abari intumwa ya Satani rero nahise ngaruka ndavuga uti bano bantu ico gukora barakiza Bibiliya barayisomye baraye ubutayu barasenze barayoze rero niyo mpamvu Imana ibashize ku karubanda sinabitindaho ndatuza ndavuga ngo abasenga ni musenge kuko Yesu ari bugufi Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunze b'Irembo Ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muhagarariye cyangwa se aho muri tubwira mwebwe mwese mudukurikiye mu kiganiro Imboni y'Umuhanuzi ariko tunabwira inshuti zacu mwese tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo ndetse n'ubuzima ariko kandi ukomeze ukomere buri ubwiriza cyangwa se uwanditse Zaburi yaravuze ngo intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka Uwiteka akishimira inzira zawe ashobora no gutera abanzi bawe kuzura nawe reka uku kwezi kukubera ukwezi gushya ukwezi ko kuzura n'abanzi bawe ubwo ndashaka kuvuga ngo bakugarukire utabagarukiye kandi baze bagucire bugufi ibyari byakunaniye n'ibyatekerezaga ko bitashoboka wumva inkuru ikubwira ko bishoboka kandi abari barashyize iherezo ku buzima bwawe batungurwe n'imirimo y'Imana ije gukora ikintu kidasanzwe Yesu aguhe umugisha imbere yacu turi kumwe n'umuprofete ndagira ngo atangira twibwira dusuhuza Imana ishimwe muraho neza je nitwa Daniel Tuyisenge cyangwa se Prophet nandi mesha atandukanye ndi umuprofete ndi umubwirizabutumwa mu ijambo ry'Imana ndetse na byinshi umwami ashoboze ndabikora ubu intego yanjye ni ukuzaba nimba ari apostle w'isi yose nimba ari bishop w'isi yose ariko ndumva ashaka gukorera Imana mu buryo buri hejuru cyane kugira ngo nkoreshe kano gahenga ifite Imana ikintije murakoze uragira uti nkoreshe kano gahefite iyo uvuze ngo agahefite bisobanura ngo ni agahe gato ni agahe gatoya ni gatoya mbwira abantu bakurikirana Irembo Ryera TV ko ni agahe gatoya rero tugomba kugakoresha kugira ngo umwami Yesu naza
tazasange twarabaye nk'aba bandi bahawe itaranto bamwe bakaja kuyifudika abandi bakayigenza rero itaranto yaje ngomba kuyikoresha imbaraga kugira ngo azasange yaramaze kunguka yaramaze kunguka ugeze he utera intambwe zo gushora iyo taranto yawe bo ndacatera intambwe ndacameze nka Paulo ndacaterana ibifunsi ndacarwana kugira ngo ninjire nkomeze kuvuga muri kano gahe gato sindagera kure ariko ndazi ko nakure nzagerayo kubw'ibyiringiro n'umuhamagaro ndabizi ko nakure nzahagera ufite ibyiringiro kandi bifite ubugingo cyane rwose ndetse mfite n'umugabane mu ijuru rero nzahagera kugira ngo hari abashinwa bakeneye kumva Imana hari abazungu n'abahinde n'abirabura impande nyinshi cyane bagitegereje Profete Daniel kugira ngo abagezeho icumwuka azaba mutumye muri cyo wabanje ukabwiriza abanyarwanda ukabarangiza ugaturuka ku Rusumo abanyarwanda nabo ndababwira cyane cyaga barakunani ndababwira cyane ntiyabura amabumva hari abananirana nyine abamo abana b'ibirara hari n'abandi bumva abo bumva rero nibo bene data kandi nanone nkomeza kuvuga kuko imvura igwe hari imyaka imera n'itamera urihangana ugatwa ukarya iyameze rero naje ndihangana umurimo w'ivugabutumwa n'umurimo ugorana cyane udafite kwihangana muri wowe ntiwobasha kuwukora kweri hakika ya Mungu ya Daniel rero umeze neza mu murimo w'Imana urabona ko ibintu biri kugenda urabona se Yesu baramajije ngo urabona ubwami bw'Imana hinjira bangana iki ahita arabasubiza ngo mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye yego wowe urabona abantu bari kwinjira mu bwami bw'Imana cyangwa bari gusohoka urebye navuga ngo hari abinjira hari n'abasohoka hari abinjira hari n'abasohoka ariko ntizari bikwiriye ariko abasohoka barananiwe bitewe n'abandi bagendanye bigatuma basohoka rero uriya Yesu yavuze ijambo rikomeye mwene data aravuga ngo nije mu ngeri myiza ariko uragirira ibihembo ntabwo ari we mwungeri rero umwungeri mwiza azayemera gufira intama ze rero hari abantu basohoka hari n'abinjira kuko warumbajije bamwe barasohoka ariko n'abandi barinjira ariko kandi tugomba guhatana kugira ngo twihanganire irembo rifunganye kuko nico kintu Imana idusaba Profete mu rugendo rwo gukora ivugabutumwa ryawe ni ibihe bintu ushobora kuba waragiye uhuriramo bikomeye byakubabaje kurusha ibindi ikintu cya mbere nahuye naco kiranambabaza ngira agahinda bintera gusenga amasengesho akomeye ni ukubona ura n'abantu bavuga Yesu ariko badakizwa kandi bakavuga mu ndimi ariko badakizwa bakamuvuga cyane kuko ari mikabo ariko kwera imbuto bikananirana cyo kintu cyateye agahinda ku mutima kintera gusenga cyane ariko nibwo nayishuriwe ko hari abantu baseseye Imana impinema yo kwihangana nkomeza gusenga ariko imbogamizi ni kintu cyanteye agahinda nico ngico hari umuntu warigeze aguhemukira ariko ari umukristo ni benshi bampemukiye nahemukiwe na benshi batandukanye ariko sinitaye kuzo bakoze ahubwo nje ubwange numvishe ko ari Satani wabateye muri mje nimajinamo ko umwanzi wacu ari Satani yotera umuntu akaba yongirira nabi cyangwa se nyine akampemukira sinavyitayeho ngo ndakare ngo ngire ikibazo ngo ngire inzika mu mutima oya no ahubwo naravuze ngo ni Satani
nahise mfata ikemezo cyo kubasengera abo bampemukiye n'ubu mbabonye nubagirira neza sinubona ikintu cobica ngo mbure kukibakiza mfite ubwo bubasha no kibakiza bakamererwa neza rero nico ngico ya nk'umuntu ukurikira ibintu kuri iyi mihanda nabahe bantu ukunda kubona ukabibazaho bavugwa cyane abantu nkunda kubona ubwo sino mbananga kwatura amazina y'abantu oya nta kubibazaho ntago bibazaho ibibi ntacyo bitwaye abantu uza nibazaho numva ngiza agahinda nyine n'abantu usanga bari mu gutonganira ku mashosho media hari ikiganiro mperutse kubona Korode ngo na Mutesi navyinshi bitandukanye bintera agahinda cyane kuki abakozi b'Imana kuki biyandagaza kandi bitwa ngo nabakozi b'Imana ariko nakitekerejeho umwanya munini ngeni ndavuga uti reka nzikuremo barasaba abakozi b'Imana n'intumwa za Satani bitako ndagaruka ndatuza ariko zanteye ikibazo ku mutima ubwo wahise ubatekereza nk'intumwa za Satani ni intumwa za Satani n'abantu Satani yamaze kuru arega hari abantu Satani yironkeye Bibiliya ivuga ngo iki iravuga ngo ukora izaha wese n'uwa Satani abo ni abantu baba barahemutse bakigumura ku Mana kandi buriya ngubwire Imana kugira ngo Imana ishire umuntu ku karubanda nuko ibara mugoragoje igihe kinini akanga kumva rero aba yaramaze kuba atakira umwana w'Imana aba ari intumwa ya Satani rero nahise ngaruka ndavuga uti bano bantu ico gukora barakiza Bibiliya barayisomye baraye ubutayu barasenze barayoze rero niyo mpamvu Imana ibashize ku karubanda sinabitindaho ndatuza ndavuga ngo abasenga ni musenge kuko Yesu ari bugufi buriya uyu munsi ugize nk'amahirwe ugahura na Korode wamubwiye iki ikintu ca mbere namubwira akatura nimba koko akeneye kuja mu bwami bw'Imana akatura atari umupasiteri akatura ayo matitire ngo ni ba pasteri ayo makote ariko babuza guca bugufi bakeshaka gutwara icubahiro k'Imana kandi rero yabatije kwambura mu makote niyo bagiye kuzira gushaka gutwara icubahiro k'Imana kandi atari icabo izo rero bibateje akaga ijambo rya mbere namubwira ngize ubwo buntu namubwira agaca bugufi agasenga Imana yo mwijuru ikamugarukaho bundi bushi nico kintu namubwira ngize amahirwe yo guhura nawe icyo cyo ni ikintu gikomeye ndetse kandi cyaba ari ikintu cy'umugisha umukozi w'Imana Mutesi umubona ute bo icambere cyo iko mubona ko Mutesi yari mu bantu bahamagawe ariko nawe sinzi ikintu navuga ngo ninko kuzamurwa n'Imana ukumva kukomeye ukibagirwa Imana mu buryo bwo gusabana nayo rero Mutesi yahamagawe n'Imana kuko Mutesi amateka yenda yazi cyane yari umuntu washinze n'itorero rirakomera Imana itangira kumuzamura ku rwego rukomeye ariko nyamara ntiyabona izo Imana imukoreye atangira kwikakaza rero abakozi b'Imana benshi nk'abo bishwe no kwikakaza kumva ko bakomeye ikintu nawe nagiye ngaya ntibikwiye ko nimba ugiye gufasha abantu ujana kamera ugatera kuri kamera nazo zarambabaje kuko abantu bino nimba ugiye kugirira umuntu neza ni ngombwa ngo ujane kamera biravuga ngo ukuboko k'uburyo ni gutanga uko imoso ntikugire gute ntikumenya ayo makuru ariko noneho tuvuge abantu baba bagutumye abantu baba bagutumye bakeneye raporo bakeneye raporo abo nabo si ugukorera Imana ikindi mpamvu bamusaba raporo nanone nuko batamwizeye azacunge neza abo bamutumaga ntibabaga bamwizeye kuko si byiza ko dufasha abantu tukabishyira ku karubanda ni byiza ko dutanga bituvuye ku mutima tukabikorana n'umutima ukunze ndetse aka kaboko ntikamenya icyo kano kagize gute kakoze bene data kandi ikindi twe gushaka kwamamara Imana itarwamamara ahubwo mureke dukora ibyiza zacu kugira ngo Imana ibibone none
kuri kuvuga ngo ntago ngo kwifotoza ari byiza ahubwo kandi mbona ari byo byakabaye byiza kugira ngo abantu bamenye amakuru y'ibiri gukorwa. oshye twebwe tugendera ku canditswe cera ijambo ry'Imana niryo tugenderaho, niryo muyoboro, niryo rituyobora. Rigira riti ni vyiza, niryo nyine rivuga ngo uku ni gutanga kuno ntikumenya. Rero izo za kamera n'ibindi twakagiyeho dutambutsa buno butumwa dutambutsa kugira ngo abantu bari kure n'abari hafi babashe kumenya banahindukire. Rero ntitujeho kugira ngo nimba ngiye kugurira runaka ipataro mfotoreti namwambitse na oya no, uriya muntu ntabwo ari uzaguhesha ijuru, ahubwo izo bikorwa byawe nizo bizaguhesha ijuru. Mu Baroma gihe cya 2 umurongo wa 17 no havuga kuri ayo makuru, turaza no kuza kuwasoma. Havuga umuyuda nyakuri uwariwe. Rero umuyuda nyakuri ntabwo ashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa nande? Ashimwa n'Imana. Yego. Uyu ariko umuyuda agomba gushimwa n'Imana n'abantu. Hoshi ntabwo ashimwa n'abantu. Abantu bakagukomera amashyi Imana itakunezerewe. Kurashaka kwiyogeza. Herode yarabigerageje arega nawe. Yegeza atambagira ahantu aja kwicara batanga ifaranga ahantu. Abantu babonye rero dukuntu yagamitse mu ntebe ati none arasa n'Imana. Imana ibonye ukuntu rero dashatse gusumira icubahiro cyayo, abantu bamushagaye. Imana ituma marayika aramusumira. Herode arafa asigara inyo gusa. Rero nuko Imana ikorera umuntu bashatse kuyicubahiro cyayo. Mu bintu Imana ikunda mwene data ni icubahiro. Imana ntiyorya ifiriti watetse, ntiyorya inyama watetse, ntiyo kwambara costume muri kumaranira, ahubwo Imana ikunda icubahiro cyayo. Nico kindi ishobora kubona ushatse gushaka gutwara ikavuga uti wowe ndakumiragura ndagukubita hasi, nta kintu na gito sinkurokora. Imana ikaguhajiduka gwa hasi kubera gushaka gutwara icubahiro cyayo gusa. Nuko gahunda zimwe. None se umuntu yatwara icyubahiro cy'Imana ate? Ntago wogitwara iyo ubigerageje irakwica. Kubera ko icyubahiro cy'Imana. Na Nebukadinezari yarabigerageje amara iminsi mu ishamba. Arisha nk'inyamaswa kubera kubigerageza. Rero iyo ubigerageje umererwa nabi, Imana ntiyo korohera. Bivuga ngo rero nta muntu watwaye icyubahiro cy'Imana, ahubwo icyubahiro barabigerageje ariko ntibyabahira. Nta ntibyanabahiye. Hari abantu bari kubaka umunara w'Ibabeli. Uravukoze neza. Bantu bari mu kubaka umunara w'Ibabeli bari bashatse kugitwara. Imana avuga ati bano bantu bafite politiki, bafite amanyanga, reka tumanuke tubereke ko nta mikino dufite. Bamare baraza barabamanura babasopanya indimi. Bavugaga Icyongereza atangira kuvuga Ikinyarwanda. Ntibumvikana neza. Ngo bari bayoboye n'umwuzukuruza wa Nowa witwaga Nimorodi. Imana ngo isopanya indimi zabo birabacanga. Nuko zagenze. Birangira ibyaba bihirimye. Birahirima. Uko niko Imana izigahirika umuntu washatse gutwara icubahiro cyayo. Kumva ko ukomeye, oya ntukomeye, uri nyakajege, akomeye Imana yonyine. Kuko bimeze. Hakomeye Imana ijyanye n'ibintu byose. Cyane gose. Hanyuma iyo uri umuhanuzi, hari abahanuzi bamaze iminsi bagira, nuwe muhanuzi uzi kuri social media muri iki gihe? Umuhanuzi nzi ko social media muri iki gihe je ntawe mbona. Ahubwo we wambwira ubona. Oya jewe ntago ariho ndebe, ariko jewe uwo nzi ni wowe. Urakoze cyane. Rero je ntawe mbona, impamvu nagize igendeba kuri social media, bona abahanuzi benshi baro buzuye amatiku, buzuye n'amagambo asenya ubwami bw'Imana. Rero abo batekinisiye baje kuri social media bumve ko nab'Imana bamanukiye kubera iki? Kubera ibikorwa byabo bitameze neza. Ntabwo Imana yaguma kubihanganira. Yego. Ninde hari umuntu wahanuye ibintu bikomeye, ndetse hari uwo bita Nibishaka Theogene. Uramuzi mvuze? Nibishaka Theogene ndamuzi. Yahanuriye Mutesi amubwira yuko agiye kuzabona undi mugabo, kandi umugabo w'uruhara runini kandi rwiza. Buriya buhanuzi we wabwumvise? Kubwo ntabwumbi. Yaramuhanuriye avuga ngo iki? Aramubwiye ati ko
Mutesi agiye inyuma y'uko umugabo wapfuye uriya apfuye yaramubwiye ati ugiye kubona umugabo ati uzanwe n'Uwiteka azaba afite uruhara kandi nawe azaba ari umushumba. ubwo buhanuzi buriya hari ubuhanuzi buva ku marangamutima rero hari n'ubuhanuzi buturuka ku Mana kuki atabuhanuye umugabo watarapfa akabuhanura ari uko apfuye ayo ni amarangamutima ni zero ahawe zero kuki atabuhanuye atarapfa kandi Mutesi umugabo w'ikigutangaza atarapfa hari abahanuraga amahoro ati muzarambana muzasazana n'umunyamugisha ariko arapfuye haje ubundi buhanuzi rero hari ubuhanuzi abantu bihimbira ariko budaturutse ku Mana atari Imana ibatumye ahubwo bashaka kurya hiti ariko rero izo hiti zirabapfanye kuko igihe cyabarangiranye Imana irabaziye. kubera iki uvuga ko kibarangiranye? nuko bababaje Imana. Bayibabaje bate? kubera kuvuga ibyo itabatumye ndetse kandi barangiza bakabigerekaho ubusambanyi. uzi ubusambanyi buri mu bahanuzi nibwo bwanukiye Imana bugiye gutuma Imana ibateza ibibazo kandi ntawe bazabihungira. Ntawe nitayeho bahuye n'akaga kandi gakomeye barabikora ikabareka bamaze igihe babikora niko Zaburi ivuga 50:21 urabikora nkabareka mukagira ngo mpangwe nawe ariko nzabahana mbishyira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana. rero mwababaje Imana nayo irabamanukiye. yes umukozi w'Imana amaze igihe afunze n'uwo bita Yongwe Joseph. Yongwe Joseph uramuzi? Yongwe Joseph ndamuzi. waramusengeye nk'umutumishi mugenzi wawe? naramusengeye cyane n'ubu ndacyamusengera. Imana ihishura iki? ikigaragara cyo nuko agomba kwihangana kuko azasohoka mu ishuri arimo yambaye undi mwambaro w'urugamba azavamo ari umusirikare w'Uwiteka. Niki Imana yaguhishuriye? cyane rwose ari mu kwiga kuko Yongwe yahamagawe n'Imana ntabwo Yongwe yihamagaye. buriya Yongwe ari mu bakozi b'Imana bahamagawe. rero biravuga ngo uwo nkunda ndamucyaha nkamuhana. rero yacyashywe n'Imana kubera ko Imana imukunda. rero igihe nikigera azongera agaruka akora umurimo w'Imana. yagaruka ejo yaba ejo bundi ariko Imana yaramucashe ariko kubera ko imukunda azagaruka. rero yongera akorere mu mavuta, azakorera Imana, azakorera mu rwego ruri hejuru cyane rwose. yubake n'isengero cyane. amavuta ya Yongwe nawe warayemeraga? amavuta ya Yongwe narayemeye ariko kandi aza kwivanga. yarivanze buriya nicyo yazize. rero Imana yigukundira gucyaha. Imana ibonye arimo kubivangavangira mu cyaha. rero nta kindi azira n'Imana. n'Imana azira yaramucyashye kandi uwagira amahirwe yacyahwa. buri umuntu Imana ikundira mu cyaha. bano bantu bari mu gukora izangwa n'Uwiteka bagize amahirwe nk'aho Yongwe yagize baba ari abanyamahirwe. ubwo bantu ntibabyumva nabi bakavuga ati Yongwe yagize amahirwe kuko yafunzwe, kuko yacyashywe n'Imana. nicyo kigaragaza ko ari umunyabugingo. kuko yagiye muri gereza cyane rwose. abantu ntibabyumva nabi ubwo. oya ndavuze ngo bafite amahirwe nk'aye nabo basenga Imana bagahanwa nk'uko bagacyahwa nk'uko Yongwe yacyashywe. none se ko bagiye guhura n'ibikomeye biruta ibyo Yongwe ari guhura nabyo. bagiye gukubitika. umuvu ugiye kubatembana ntaho basigaye. Imana yarakaye yabamanukiye. Yongwe rero ni umunyabugingo kandi Imana iramukunda. Imana yibutse ibikorwa byiza yakoze niyo mpamvu yamucyashye ikabimujyanye hariya. n'ubu ari mu murimo w'Imana kandi ari gukora cyane rwose. kubivuga nk'uwamusuye mu murimo w'Imana wagira ngo wagiye umenya ko ari kubwiriza. namusuye mu buryo bw'umwuka Imana iramunyereka. cyane rwose. n'ubu ndi gupanga kuzamusura. icyo gihe ariko twasenga wenda akazaza yaraje ari mu rugo
ntumusure hariya. Ntabwo azaza kandi ntabwo ari kera, ntabwo ari kera. Imana izamukuraho vuba. Naratangiye cyane, nabonye bamushyiramo, mbona abantu bakora ibibi kumuruta, mbona barahogere bavugije akamo ngo yongwe yongwe muraje muhure ibiruta ibyo ari guhura nabyo. Ntiwayibonaga barasakuje cyane, bavuza akamo bamwishima hejuru, ariko nyamara nibo bakora bibi kumuruta, ariko namwe muraje. Bivuga ngo azafungurwa hinjira abandi, ahubwo bazajyamo vuba. Hari n'abagiye guhura n'impfu zitandukanye kubera kwanga kwemerera Imana gusa. Hari abagiye gukenyuka da, kuko umunyabyaha arakenyuka. Rega ndugu yangu, mwenye bagiye gukenyuka. Rero uriya uzakora amanyanga udashyize mu Imana, ariko nukora amanyanga ugashyiramo n'Imana, Imana izakunika. Imana uzakenyuka, nukuri akika ya Mungu uzakenyuka. Rero benshi bagiye gukenyuka. Abo bani bishaka bose bari mu gukora ibyangwa n'Uwiteka, bakakora ibyangwa n'Imana, bakavuga mu ndimi, bagakora ibyaha, bagatitirira kuri social media bagakora n'ibyaha. Ijisho ry'Imana ryarababonye, ariko Imana irabazi, kandi inkoni y'Imana irabanguye, taho bazayicikira. Imana ikugoragoza, ikaguhendahenda kugira ngo ureke ibyaha, ukama wanga kubireka, kuragira ngo Imana yo korohera. Imana irabazije guhangana nawe. Kuki uvuze n'ibishaka? Impamvu umuvuze ubwo nuko umwuka bihishuye. Kuragira ngo ndi mu mubiri se, ntago uri mu mubiri. ubwo ni umwuka avuze, ariko siwe gusa, n'abandi baracyahari. Baracyahari nabo umwuka nabahishura ndabavuga. Ariko ibihano biraje kandi birihuse. Inama namugira, ugira nde? uwo ari we wese uwo muhanuzi ukora bene ibi, nuko yakemera kubika inda, akaba aretse kurya iyo firiti, akihendahenda Imana, Imana ikongera ikamugarukaho. Ariko bitabaye ibyo, inkoni y'Uwiteka iraje kandi bagezeho. Nawe umukozi w'Imana twarishimye ko yafunguwe n'ibishaka. Ikibabaje nuko Imana igirira umuntu faveri ariko ntahindukire. Imana ikamugirira faveri, ikaguhendahenda, ikavuga uti ndakuretse, tangira noneho ukora ibyiza, ariko agakora ibibi kurushaho. Rero ibyo bintu biteye Imana agahinda, nizo bitumye Imana irambirwa uyu muhanuzi uwo ari we wese Imana yaremye. Imana iravuze ngo nzanye inkoni nje guhana kandi ntababariye, kubera ko natanze imbabazi ntanze nti wazakira nk'uko nziguhaye. Kimara kuguha imbabazi urushaho gukora ibyangwa nanjye, ariko amahirwe ya mbere warayabonye, aya kabiri noneho, aya kabiri ntayo uzigera ubona, kubera ko nta Imana itagukoreye. Mbere arayazi, akomeje kuba mubi, aya kabiri noneho ntayazabona. Ni ukuri, iyo waze kumva ngo hariho umwana w'ikirara mama reka nza n'ibindi. Uragira uta amahirwe yahawe ntago azongera kuyabona. Hari igihe Imana iguha amahirwe warangiza ukayica ubusa. Rero iyo waze kwemera amahirwe y'Imana, Imana nayo iraza ikakwigisha. Ntabwo yari yigishijwe n'Imana. Imana ahubwo Imana yamweretse ko iri hejuru ye, irangije imwereka ishuri ryayo ukuntu riteye, yanga kumwigisha. Iravuga ngo noneho irinde ntazakwigisha, ariko arabyanga. Rero ishuri ry'Imana nawe agomba kuryiga, kubera ko yanze kwemerera Imana. Byanze bikunze agomba kuryiga, nta kabuza, kuko Imana ntabwo ishyigikira umunyabyaha. Ushobora kubeshya amahanga impande nyinshi,
ugakora ikibi ariko ntiwobeshe Imana. Ubasha kubesha umuturanyi wawe ariko ntiwobeshe Imana. Ushobora kubesha ikanisa na mushumba wawe ariko ntiwobeshe Imana. Jambo ryavuze ngo iki? Izo mwakoreye mu rwihisho bizumvikanira ku mugaragaro. Bya bindi mwakoze mwihishe, hari abakozi b'Imana bari mu gukora ibintu bihishe, bagakora bihishe ariko bigiye kumvikanira ku mugaragaro. Imana igiye kubashyira ku kabarori. Umuntu wese agiye kubamenya ko burya nubwo bahanuraga bari abahanuzi b'ikinyoma, nubwo batitiraga ariko bari abanyabinyoma. Umunyakuri ninde? Nuwera imbuto nziza zikwiye abihana. Igihe cyose utazera imbuto uzumenya ngo turi umunyakuri uri umunyakinyoma. Imana ishimwe cyane. Yego. Icyo nicyo kintu rero Imana idukeneyeho. Ndatangariza abantu bose, otekita la salande ko sangwe graye, lo peli salande ko segraye, bamenye guhindukirira Imana nyakuri, bave mu bidafite umumaro. Imana nimba yarateguye kuzakugirira neza ntakizobihagarika, ariko uva mu buyobe ukorera Imana nyakuri, ukiranukira Imana wera imbuto. Nubwo Daniel ntahanura kutabaye watabarwa wakiranukiye Imana, nubwo ntakubwira ko ubonye visa uri indege wakiranutse, wobona visa ukama uri indege kandi ugatumbagira. Nubwo ntovuga ngo uguze inzu wakiranukiye Imana n'ubundi woguriza. Abantu nimureke kuyoba, ahubwo mukurikira Imana, mureke kuyoba, mureke kuyozwa n'abo bahanuzi bamaze kuva mu nzira bari mu gukora ivy'Imana ishaka. Ukimara kumbwira je ngo uyu ni umukozi w'Imana, ndatuza ngasenga Imana nkabaza nkareba imbuto ze. Iyo mbonye ntambuta afite mpita mbona ko atari umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana nyakuri nuwera imbuto. Muhanuzi igenzura, ese wera imbuto cyangwa wera imbuto kukazuba habona ariko mukajora yiherereye nti wera imbuto. Rero nimbutera imbuto umenye ngo Imana ije guhangana nawe, kandi ugiye kubona Imana wabesheye, wavuze mu kanwa kawe ugiye kuyibona vuba, ntabwo ari kera kandi biramenyekanye. Nari nyikumva nuko bimeze. Nagusubije naje nashubijwe. Umbaza ikintu ushaka cyose sinje gusubiza, ahubwo ni umwuka w'Imana usubiza. Uri muri jewe abasha kuguhereza igisubizo ukeneye, kuko je sinobona ikintu no gusubiza ntari kumwe n'Imana. Imana iracimba naje ngakikubwira. Cyagaragaza abantu ko ari abanyabinyoma. Ni iki kigaragaza abanyabinyoma? Umuhanuzi w'umunyabinyoma ikintu cya mbere kimuranga nuko ashira indi imbere akeshi. Iyo adashize indi imbere ikibigaragaza ni ibikorwa byiwe. Yesu aravuze ngo tuzabonera ku mbuto zabo, kandi nzatangazwa n'abanyamasengesho nabo. Tangariza abantu bari yaze, abari mu Rwanda n'abari impande zitandukanye, nimba umuntu yamaze kuyoba. Ijambo riravuga ngo iminsi y'imperuka azaboneka ibihe birusha, hazaza abantu z'ibinyoma, abantu bazirarira bakunda impiya, ariko bene abo ngabo ye muze mubatera umugongo. Imana ikeneye ko bene abo batera umugongo. Kura bagenda inyuma kubera iki kandi baramaze kuyoba. Nurangara nawe uzorimbuka kandi Imana yakurebaga ikakwishimira. Mureke kubiruka inyuma. Bene abo ngabo ntambuto bagira, tuzabona ku mbuto zabo. Nimba hano urugasambana turi umuhanuzi w'Uwiteka, ahubwo uri ntumwa y'ikinyoma, umwuka ukoresha ntabwo ari Uwiteka, ahubwo ni umwuka wa Satani watuye muri wowe. Nekote esagai lopeliza lande kotegrai, umwuka w'abarangi nawe urerekwa. Imyuka itandukanye nayo izayerekwa. Satani nawe arareba akamenya icyo wakoze, azamenya. Rero mureke dukurikira Imana nyakuri. Ikizakubwira umukozi w'Imana nyakuri nuko azarangwa n'ibikorwa byiza, nuko azarangwa n'urukundo, nuko azarangwa n'umutima muzima. No, umukozi w'Imana nyakuri agira umutima mwiza, agira urukundo,
ntabwo akorera imana, ntabwo asengera abantu kubera ko batezeho indonke. Umukozi w'Imana nyakuri afasha abantu, zasenga Imana ngo impe ubushobozi. Simba nifuza ko mba numva je nafasha abantu, ahubwo mu buryo bwose bufatika, nkamufasha mu buryo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka, kandi nzamo nazabigira mu bintu nabwiye Imana ati Imana nuzangirira neza ukampa ku ifara ukansingiriza gusa, sizatera haleluya gusa, sizavuga mu ndimi gusa. Hari abantu uzubakira amazu, hari abantu uzaheza ifaranga bagatunga, hari abantu naje zanumva nico kintu nabwiye Imana ndi ku musozi mpaye senga, kandi nzabigeraho, nzabikora. Rero umukozi w'Imana nyakuri sukeneye kwaka abantu izabo, nukeneye gufasha abantu akabasengera Imana kugira ngo babashe kwakira, babashe guhindukira, babashe gukira mu imitima, babashe gukira no mu buryo bw'umubiri. Kandi ikindi, Imana ntiyo gukiza mu buryo bw'umubiri itarakiza umutima wawe ngo bazugira inyota yo gushaka Kristo. Izo ntizo umukozi w'Imana nyakuri rero nta wundi nuharanira inyungu z'ubwami bw'Imana. Amen. Umukozi w'Imana udaranira inyungu z'ubwami bw'Imana, uri guharanira kugira ngo yubake etaje, agura imodoka, yamamare, abantu bagiye gupfira mu zaha, uwo ni intumwa y'ikinyoma, ni umukozi wa Satani. Yego. None kugura etaje uri umukozi w'Imana ni icyaha? Ntabwo ari icyaha, ariko ntuyibone mu manyanga. Abakozi b'Imana batunze ama etaje ni benshi, ariko batayakuye mu manyanga. Uraja gutekenika abantu ubiba ifaranga zabo ngo bubake etaje. Hari insengero zubakiye ku kinyoma, hari ama etaje yubakiye ku kinyoma, ariko Yesu araje byose aje kuzubika, ndetse na ba nyirabyo aje kububikana nabyo, ntaco bazireguza. Niko gahunda zimeze. Ko ibyo bintu uvuze biteye ubwoba? Biteye ubwoba kuko bakoze mu mboni y'ijisho ry'Imana, niyo mpamvu Imana ije guhangana nabo. Yego. Urarwanya Imana ufite imbaraga wowe, umwazi w'Imana ninde? Nuko rizi Imana idashaka, Imana ije kugutsembaho rero cyane rwose. Niko bimeze. Ndumva ibintu biteye ubwoba cyane, kandi ntabwo ari kera nivu. Kuki byihuta? Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujana ibyicaro byiza tw'ijuru ateguriye. Imana ikeneye ko umugeni wayo yitegura, ariko kandi bino birura, izi hene zinjiye mu muzabibu, zinjiye mu makanisa, ziri mu gutera haleluya mu gitondo na nimugoroba, ziri mu kuvuga Yesu ashimwe mu gatondo na nimugoroba, ariko inkoni y'Uwiteka irazimanukiye. Zateye haleluya ku manywa, nijoro zija mu ibara. Bavuze Yesu ashimwe ku manywa, mu kajoro baja mu gusambana. Rero Yesu arabamanukiye, izo ukora nijoro niho byashizwe byose, ku mugaragaro niho byashizwe byose. Iyo Imana ije gutwikurura kandi bigiye kumenyekana kweli, bitajulikana. Hakika ya Mungu, hakika ya Mungu bitajulikana. Tugushimire rero, dusengera Imana, tuzakomeza tugenda tuganira uko Umwuka Wera kuyoboye. Ayo makuru ni meza. Imana ishimwe cyane. Tarasenga, hari ijambo nahawe kare tangira kino kiganiro, ngira ngo usome gusa, usomere abakunzi bacu bose kugira ngo babashe kumenya no kumva iyi message Imana yatanze. Ni y'abantu bose, waba uri mu Rwanda, waba uri mahanga, irakureba kuko urakenewe. Ni Abaroma igice cyaho cya 2, igitabo cya Waroma igice cya 2 ku murongo waho, urahera ku murongo wa 17. Abaroma igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 17. Nta bintu byinshi mvugaho, ni message Imana yampaye. Haranditse ngo ubwo witwa kuri umuyuda, ubwo witwa kuri umuyuda
ukiringira amategeko, ukiringira amategeko, ukirata Imana, ukirata Imana, ukayoza ku karimi kawe iteka. ukamenya ibyo ishaka, ukamenya ibyo ishaka byose, ukarobanura iby'ingenzi, ukarobanura iby'ingenzi, kuko wigishijwe iby'amategeko, kuko wamaze kumenya iz'amategeko. tiyoloji warayize, bibiliya warayize, ituye mu mutwe wawe byose wamaze kubimenya. ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi, ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi, n'umucyo w'abari mu mwijima, n'umubwiriza w'abanyabwenge, n'umubwiriza w'abanyabwenge buke, n'umwigisha w'abana, n'umwigisha w'abana. kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri, kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri, n'ubwenge kibonerwa muri yo, ufite n'ubwenge n'ukuri byabonewe muri yo. mbese wigisha abandi ntiwiyigisha. Imana irakubajije muhanuzi, muvugabutumwa, bishop, apotre runaka, titire yose ufite mu imbaji, wigisha abandi ntiwiyigishe. kuki wigisha abandi ntiwiyigishe? Yego so. ko uhana kwiba nawe ukiba. Kuki uhana abandi ngo ntiwibe, ariko ni we gisambo, nubwo abantu batarakumenya ariko bigiye kumenyekana. Kurana abandi ngo ntiwibe ariko ukiba. Yego. kuko uvuga ngo ntugasambane nawe ugasambana. Kuki uvuga ngo ntugasambane kandi ubusambanyi bwarakubase mushumba, bwarakubase profete, bwarakubase evangeliste? Kuki ubwira abandi ibyo udakora n'ukubera iki? Ntibagasambane kandi nawe urinda ubusambanyi bwarakubase. ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero. Wanga ibishushanyo bisenga ariko nyamara urusengero niwe warwanduje. ko wirata amategeko nawe ukayigisha Imana. Ko wirata amategeko nawe ugayisha Imana kuyacumura. Ni ikibazo. Izina ry'Imana ritukwa mu noneho hari abapagani batagikizwa kubera wowe. Izina ry'Imana riri mu gutuka mu bapagani kubera wowe, ariko izo bihagurukije Imana. Imana irakajwe nawe kubera iki? Izina ryayo riri mu gutuka mu bapagani kubera ibyaha wakoze. Wamara kubikora ukabikorana n'abakijijwe ndetse n'abapagani ukabikorana nabo, ariko izina ry'Imana ryamaze gutukwa mu bapagani kubwawe. Ariko Imana igiye kugutera, kandi nyamara nta kizagukiza umujinya w'Imana. Ngiyo ni koko gukebwa kugira icyo kumara iyo witondeye amategeko. Gukebwa abantu munkurikiye, waba uri mu Rwanda, waba uri impande zitandukanye, gukebwa, gukizwa, kugira icyo kumara. Umuntu wakijijwe ni uwitondeye amategeko. Gukebwa kugira icyo kumara iyo umuntu yitondeye iki? Amategeko. Gukebwa kwawe kuba guhindutse kudakebwa iyo utitondeye amategeko. Iyo utitondeye amategeko, gukebwa kwawe kuba uvuga ngo maze imyaka mu itorero, gukebwa kwawe kuba guhindutse kutagira gute? Kudakebwa. Rero icyo Imana ikeneye ni uko ukebwa, ni uko ukizwa. Waba uri umuhanuzi, waba urinde, icyo waba uri cyose, Imana ikeneye kugira gute? Ukebwa. N'icyo Imana ishaka. Reka rero dusenga Imana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, turagushimiye kuri iki kiganiro tugize muri uyu mwanya. Wabanye natwe Mwami, habwa icyubahiro. Yesu umugisha umukozi wawe wafataga amashusho meza ngayamwiga ikiganiro, kandi umwuzuze buri kintu cyose akeneye ukimweze. Mu izina rya Yesu Kristo nanjye nsabiye umuntu wese udukurikirana, ndetse kandi Uwiteka Imana musabiye guhirwa ndetse no kumenya. Mwuka Wera amanukire muri we, iziza zishi imanukire muri we. Jambo ryaravuze ngo Mwuka Wera azatumenyesha ukuri, kandi uko kuri niko tuzakubatura. Ureka abantu bakire Mwuka Wera impande zose. Jambo ry'Imana rigwire mu mahanga yose, kandi abantu bakire ku bwaryo mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Ukeneye kutuvugisha duhamagare, twandikire kuri 0788
72 91 4 gatandatu 07 8 8 72 91 46. Shalom shalom, murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Amen.